ngarutse kukubwira ngo witinda ku byo Kristo atarakora, ahubwo tinda ku byo yakoze. Abantu benshi barajwe inshinga no gutekereza ku byo Imana itarabakorera, aho kugira ngo batekereze ku byo yabakoreye. Nutekereza cyane ku byo Imana itaragukorera, bizatuma utakaza ibyiringiro, wumve ko ntaho uzagera. Ariko nutinda ku byo Imana yagukoreye, ukibuka bya bindi byose, hahandi mwabanye ubabaye ushavuye, hahandi yagutabaye, hamwe yakugaburiye bigoye, hamwe yakwambitse, byose ukabyibuka, bizaguhereza imbaraga, biguhereze n'ibyiringiro byo kwizera udashidikanya n'umutima wawe ko ibisigaye, ibyo utarebesha amaso, nabyo Kristo azabikora. Tinda rero ku byo Imana yagukoreye, bigutere kuyishima no kuyihimbaza. Witinda ku byo itarakora, kubera ko ibyo Kristo atarakora ntabwo bigomba kukumara imbaraga, ahubwo ibyo yakoze bigomba kuguha imbaraga kugira ngo wizere neza udashidikanya ko n'ibyo Yesu Kristo atarakora azabikora. Mbabarira utindane n'Imana cyane, wizere cyane, uyishime cyane, wibuke. Numara kwibuka wizere, vuge ngo Mana, kuba warandwaniriye cyagi, ese kuki udatekereza impamvu uriho abandi barapfuye? Kuki udatekereza impamvu urya abandi bibagoye? Kuki udatekereza impamvu wambara abandi badafite ibyo kwambara? Ese wose umugisha ukomeye w'Imana. Data twese aduhereze kunyurwa, aduhereze kunyurwa n'ibyo dufite, aduhereze kumva ko twizeye tudashidikanya mu mitima yacu. Abantu benshi barihebye, bariganyiriye. Reka nkubwize ukuri, wikeba wikiganyira, kubera ko burya umuntu muri we yifitemo ibyishimo akigiramo n'umunezero. Nushaka kwishima uzishima, nushaka kubabara uzababara. Umuntu nashaka kukubabaza, ntuzamuhereze urwaho rwo kumva ko ugomba kubabara. Muri wowe harimo ibintu bibiri, harimo ibyishimo n'umunezero. Hitamo kimwe rero. Babarira uhitemo kwishima. Ndabizi ni biragoye cyane, ndabizi birababaje cyane, ariko wowe ihingemo ibyishimo n'umunezero, kubera ko byose biri muri wowe. Fata ikibi ukinesheshe icyiza. Kristo azagutabara kandi azakugirira neza, azakurwanirira, azakurengera, ntazagusiga, ntazakureka. Azareba kwizera kwawe, arebe guhangana kwawe, arebe umurava ufite, avuge uko byamera kose uriya niwe mwana nkunda nkamwishimira. Azakurwanirira, ntabwo azigera atuma wiheba, ntabwo azigera atuma ugera kure. Oya, azururuka kubana nawe. Yesu Kristo nakugirire neza. Shalom shalom. Ndagusuje cyane wowe ukurikira Baho TV umunsi ku munsi. Nkubwira ngo baho, ubereho kwishima no kunezerwa, ubereho gukiranuka ku gato no ku kanini, ubereho kwishimira ubuzima urimo, ubereho kunyurwa, ubereho kwambara imbaraga, ubereho kwihangana mu bikugoye no mu bikugerageje. Baho ubeho ariko ufite ibyiringiro. Shimiye abantu mwese mwakanze subscribe, n'abatarakanda subscribe mukande subscribe, mukoresha and comment. Imana irabampera umugisha mwinshi cyane, maze ibiganiro byose biciye kuri Baho TV ndetse n'indirimbo zo kuramya Imana no kuyihimbaza byose bijye bikugeraho uko ikiganiro kigeze ujye uhita ukibona. Ahanga tuvuga ijambo ry'Imana, tukaririmba, tugasenga, tugasengera abarwayi, tugasengera karande, tugasengera inyatsi, tugasengera ibyifuzo byinshi bitandukanye, kandi tugenda tubona Imana ikora imirimo n'ibitangaza, tugenda tubona Imana ihindura ibyanze guhinduka, tugenda twumva amashimwe y'ababyeyi Imana yakoreye imirimo n'ibitangaza, tugenda twumva amashimwe y'abagabo. Uwiteka natugirire neza, icyama nawe ukagera kuri Baho TV, maze ukabaho ukundwa n'Imana, ukorera Imana, ukiranuka ku gato no ku kanini, wubaha Imana ndetse n'abantu, ndetse ukanabakunda. Byose biri muri Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Reka dutangire dusenga Imana. Murabizi ko mbakunda cyane, kandi nkuko Data wa twese adukunda. Nukuri ijambo ry'Imana avuga ngo mukundane nkuko nabakunze. Nukuri nuwanga mwene so ukavuga ko uzi Imana, ntacyo uzabukoze. Nimba uzi neza ko ukunda Imana, kunda mwene so, ukunda umuntu mubana, ukunda inshuti yawe, n'umuntu kwanga umukunde, umusengere, umusabire ibyiza ku Mana, umusabire umutima w'urukundo. Yesu azakugirira neza. Uri Data wa twese mwiza, twongeye kugushima no kuguhimbaza. Turagushimye ko waturinze imigambi ya Satani, uturinda ibitero bya Satani. Hari impfu nyinshi wadusimbukije. Haleluya, nushimwe. Impamvu ndi kuvuga n'uburinzi bwawe bukomeye, impamvu abankurikiye bari kundeba n'uburinzi bwawe bukomeye. Rero Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, tugwaye ikaze na karibu kuri Baho TV. Reka tubeho duhimbaza izina ryawe, reka tubeho tunyuzwe nuko turi, kandi twizeye neza tudashidikanya kuzaturengera muri bya
bindi tudafite kuzabiduha kuko Imana ifite byose. Ngaho nyemerera data njye ugiye kuvuga ntabari njye, ngwino uvugire muri njye, ukorere muri njye, utegekere muri njye. Cyo mpeje n'imbaraga z'abadayimoni n'abakonikoni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, nguhaye ikaze na karibu. Ngwino utangirane natwe, abankurikiye bose abafite imitima iboshye babohoke, bafite ibyago n'abakora intambara baruhuku, batabara ubarwanirire, bimenyekane kuri Imana twakurikiye twizeye kandi twiringiye. Ngaho duhe kwizera mu mitima yacu tudashidikanya, duhe imbaraga zo gusenga, duhe ubutwari bwo gukomera muri iyi si ya none iruhije. Uwiteka we ngwino ubane natwe twese, abankurikiye bose, buri umwe wese aho ari yumva imbaraga z'Imana, yumva ubutabazi bw'Imana, yumva gukora kw'Imana. Haleluya, nushimwe. Urakoze kuri Imana itangiranye natwe ikabisozanye natwe. Ni mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera tubigusabye tubyize none iteka ryose, Yesu Kristo, amen. Haleluya, Yesu Kristo nashimwe cyane. Haleluya, Imana yacu niyamamare, Imana yacu nishirwe hejuru, Imana yacu nihimbazwe none n'ibihe bidashira. Ndagukunda cyane, ndagukunda cyane wowe usenga buri munsi, usenga ubudasiba, uwubwira arumva, kandi uwubwira afite byose, kandi uwubwira arasubiza, akiza indwara zananiranye, aruhura abarushye n'abaremerewe, atabara abadafite shingiro na rugero, ajya arwanirira imfubyi akazibera umubyeyi, ajya abera umugabo abapfakazi batagira shingiro na rugero. Yesu Kristo ni mwiza arihagije, ajya arera abana batagira se na nyina bakabaho, kandi bakabaho bishimye, ajya akiza za ndwara zose, ajya amara intimba n'umubabaro n'agahinda mu mitima ya benshi. Haleluya, uwo ni umwami mbabwira, ni umwami udakoze isoni abamwiringira, ni umwami udakoze isoni abamuhanga amaso, abamwizeye, abamwiringiye, abo bose yabahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo, bwo gukuraho imigambi y'umubisha, byo gusengera ibyari bikugoye bikavaho, kubera ko ubwo butware buri muri twebwe. Niwizera ko Imana usenga yahindura ibyanze guhinduka, izabihindura. Niwizera ko umwami usenga kumva kandi agasubiza, azaza kandi agusubize. Azaza iyo nzara yikureho yibagirane, azaza ubwo burwayi bukize bwibagirane. Nta ndwara nimwe Kristo atashobora, nta hantu kure Kristo atagukura, nta hantu kure atakugeza. Birashoboka ko wavukiye mu muryango ukennye cyane, ubona usuzuguritse cyane, ubona nta nzira, ubona nta gisubizo, ariko ndagira ngo ngutangarize, izera Imana. Niwizera, kwizera kuri muri twebwe. Wowe niwicara ukumva ko uzapfa nabi, ukumva ko ubuzima bwawe bwarangiye, ukumva ko uri umuntu ugomba kuba, mbese waremewe kurira, waremewe kubabara, waremewe guhora ushavura, uzashavura, uzarira. Ariko niwizera ko Kristo yomora, niwizera ko Kristo ahindura ubuzima, atitaye ku mashuri, atitaye ku buranga, atitaye ku gihagararo, Yesu Kristo azaza kandi uzamubona mu buzima bwawe. Hari igihe mba numva naguteramo ibyiringiro bidakoze isoni, hari igihe mba numva naguteramo kwizera guhindura ibihe, hari igihe mba numva nagutuma wizera Imana ikura ku cyavu ikicazanya n'abakomeye, Imana itanga ijambo aho wariburiye, nkumva nabiguteramo ukabyumva nk'uko mbyumva, ukabyizera nk'uko mbyizera, ukabyiringira nk'uko uwo nguwo twizera kandi twiringira ariho kandi azahoraho. Ntabwo reka nkubwire, tumwizera tutamubona, ariko icyo wowe wiyumvishije mu mutima wawe, niwumva ko Kristo, abantu benshi bavuga ngo se ngo ari he uwo mwami bavuga ko ntaramubona, uzamubona niwizera ko ariho. Numara kwizera ko ariho kandi akora, uzamubonesha amaso yawe, hahandi uzagera kwa muganga ubona birangiye, uburwayi bugakira, ukongera ugahumeka, uzaba ubonye Imana. Ese koko ntabwo tuyibona? Ese iyo turyamye dusinziriye, iyo turyamye dusinziriye, cyangwa iyo tugenda mu mihana, turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'urukundo rwa Yesu, turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'imbabazi za Yesu. Yo haleluya, ngwiyo turyamye dusinziriye, cyangwa iyo tugenda mu mihana, turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'urukundo rwa Yesu. Kuba turiho n'ubuntu bwayo,
kuba turiho n'ubuntu bwa Yesu. Haleluya. Iyo turyamye dusinziriye turindwa n'imbabazi z'Imana. Iyo tugenda hose mu mihana tuzenguruka turindwa n'urukundo rw'Imana. Urukundo rwayo nirwo ruhorana natwe, rukaturinda gusitara, rukaturinda impanuka mu muhanda, rukaturinda gupfa dusinzire ngo Satani aje kutwiba, Imana ikaturwanirira. Haleluya. Urukundo rw'Imana nirwo rutuma tudapfa ngo dushireho. Urukundo rw'Imana nirwo rutuma dutwita tukabyara. Urukundo rw'Imana nirwo rutuma twambara nyamara abandi bambaye ubusa. Ese kuki utajya wibaza impamvu ureba abandi batareba? Urwo ni urukundo rw'Imana. Kuki udatekereza cyane uvuga ngo kubera iki ngewe? Ariko twebwe icyo dushaka duhora tujya imbere y'Imana dusaba gusa, dusaba. Ntabwo tujya tujya imbere y'Imana dushima. Kuva uyu munsi igagushima, wihora usaba gusa igagushima. Uzarebe iyo uri kumwe n'umuntu uhora uguha utamushima, akuva akakureka, kavuga se ubundi nzajya muramo indashima. Babarira wiga gushima, igagushima, irememo gushima muri wowe, irememo ibyiringiro bya bindi bituma umuntu ava ku gatara akajya muri botike, mbese iduka rimwe riranguza. Irememo ibyiringiro bya bindi bituma wiyumvisha ko akazi ko mu rugo wakavamo ugashaka ugashyingirwa ukagira urugo ugacuruza ukajya urangura Dubai. Irememo ibyiringiro wumva ko iyo ndwara abaganga bavuze ngo ntabwo uzakira, ngo iyi niyo kuguhitana, wumve ko Imana yayikuraho ikibagirana mu mubiri wawe. Ukaryama ugasinzira ukarota neza, ibyo ubonye ukabirya mu mahoro, utabiriye ngo ubigarure kubera indwara. Yesu Kristo naturememo ibyiringiro, Yesu Kristo naturememo gushima. Reka dufate imitima yo guhora tugaya tuyijugunye kure aho tutazongera kuyitora, maze tugire umutima wo gushima Imana. Twibuka aho yadukuye, twibuka ko yaturinze turi insoro, twibuka ko hari imigambi myiza Yesu Kristo adufitiye, kandi iyo migambi yitugiriye tutarabaho. Ni myinshi igenda isohora tureba, hari n'iyindi itegereje gusohora ku buzima bwawe, ku buzima bwanjye. Imana ikugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 34. Twumve icyo Imana itubwiraho gatoya. Mbabarira ukunda Imana. Muri njye yari yuzuye umwuka arimba ngo nimba unkundira Imana. Ese iki gituma kudakunda Kristo? Iki gituma udahimbaza Imana? Iki gituma utizera? Iki gituma udashima? Abantu benshi duhora dusaba. Ni byiza ko dusaba. Ni byinshi dukeneye. Ariko muri ibyo dukeneye twibuke gushima. Abantu benshi Kristo yabagiriye neza barangije baribagirwa, bibagirwa aho yabakuye, bibagirwa ibyo yabakoreye. Na n'uyu munsi baracyasa, na n'uyu munsi baracyataka, na n'uyu munsi baracyaboroga. Nyamara hari abandi bakiri ku mavi, bakiri gusenga, batarabona n'ikintu na kimwe, ariko bakiringiye Imana. Ariko wowe ufite byose, ntushaka kwizera, ntushaka gushima, ahubwo uracyasaba n'ibindi. N'ibyo ufite ntabwo wigeze ushima Imana. Imana iturinde umutima wo kugaya, umutima wo kutanyurwa. Uwo mutima Imana iwujugunye. Imana iturinde kandi turengere. Zaburi ya 34 haravuga ngo nzahimbaza Uwiteka Imana, nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rizaba mu kanwa kanjye iteka. Uwiteka niwe umutima wanjye uzirata. Haleluya. Abanyamubabaro babyumve bishime. Ngo Uwiteka ngo niwe umutima wanjye uzirata, ngo abanyamubabaro babyumve bishime. Erega nushima Imana b'abanyamubabaro bazabyumva, basubizwe mu ibyiringiro. Ese kuki twumva ko gushima Imana biduteye ipfunwe cyangwa ahubwo duhora dusaba? Nyamara ntuzi ko gushima Imana tukavuga imirimo myiza Kristo yakoze. Nuvuga ko Imana yakugaburiye, hari umunyamubabaro uri hari utari kurya, azavuga ariko Imana yagaburiye Kevin, burya nanjye yangaburira. Nuvuga ko Imana yakwambitse, wari wambayishwa bari nta byiringiro wari ufite, wabonaga nta nzira, hari umuntu uri hariya wambaye ubusa, wambara umwenda umwe akarara wufuze kugira ngo abyuke awubyukiramo, azishima avuga ati nyamara hari Imana yambika. Mbabarira ushima Imana abanyamubabaro babyumve, bibatera ibyiringiro, bibatere gukomera, bibatere kwizera. Impamvu abantu benshi batari kwizera nuko bari guhura n'abantu Imana yakoreye imirimo yagiriye neza, ariko nabo bakiri kurira. Ese nurira Imana yarakugiriye neza, wa wundi itaragirira neza azarira ngana iki? Yesu Kristo naturengere. Imana nidutabara, Imana nidusubize ku rufatiro ruzima. Uwiteka niyongera kwibutse, wa mubyeyi wibuka wo Yesu Kristo yagukuye, wa mugabo we ibuka. Mwabasore mwe n'abakobwa ni mwibuke. Ushobora kwibaza kuba uri gusengera ubukwe, impamvu ntarakora ubukwe. Imana izabukora. Ariko
banza yishimire yuko uriho, banza unayibwira ati Mana kuba ndiho birampagije, kuba ndiho ndi mu mugambi wawe, kuba ndiho ndi mu isezerano ryawe. Mana itugirire neza, ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yose. Himbaza Uwiteka iminsi yose, yibwire ngo Mana uri mwiza, yibwire ngo Mana warakoze kundinda, warakoze kumvugana, warakoze kundwana, warakoze kundengera, warakoze kuntuza mu isi y'ibibazo, mu isi y'amakuba, mu isi y'intambara, ariko nkaba nkiyirimo. Nyamara abo tungana baragiye ntakibibuka, nyamara amatangazo buri munsi wumva mu matwi yawe ni abantu bakoze impanuka, ni abantu baguye kwa muganga, ni abantu bishwe na kanseri, ni abantu bishwe na sida. Mbese mu matwi yawe wumva ibintu byinshi biteye ubwoba, ariko wowe ntibikugeraho. Icyo cyonyine cyatumye uhimbaza Imana buri munsi uko bukeye n'uko bwije, byakaguteye guhimbaza Imana. Yo haleluya! Yesu Kristo nashimwe, Yesu Kristo niyamamare, niyamamare ko yaturinze, niyamamare ko yatugize abana b'Imana. Ubu turi abana b'Imana bakundwa, uko tuzasa ntago turerekanwa, ni kurerekanwa, ariko Yesu Kristo niyerekanwa tuzahinduka duse nawe. Ibyo byiringiro ndabifite muri njyewe. Ese wowe ufite ibyiringiro? Ese uyu munsi Yesu Kristo aje, hari ikintu nibura wamubwira ngo nakoze iki? Uwiteka turengere, nzahimbaza Uwiteka iminsi yose. Niwumva iminsi yose njyewe Kevin Mukundigu nzahimbaza Imana yanjye iminsi yose nkiriho. Ubuzima bwanjye buzaba ubwo kuramya Imana no kwishima gusa, kubera ko yandinze ndi urusoro irandera, ndavuka ndakurana n'uyu munsi ingira umubyeyi, impindurira izina, nitwa Mama Ines, nitwa Mama Ina, nitwa Mama Iba, nitwa Mama Riano, nitwa Mama Amuha, nitwa Mama June, nitwa Mama Bonheur. Ni mesha amazina. Nawe ufite abana, nyamara ntutekereza ko hari abantu benshi bamaze imyaka 20 bari ku mavi basenga basaba urubyaro batararubona, ariko wowe warubonye wirirwa wivovotera abana, uvuga ngo reka abana bariko. Reka nkubwire, kugira ngo ushime Imana urira amarira menshi ugati Imana wanciye iki, wanciye iki mwami w'abami, wanciye iki? Nukubera iki njyewe, nukubera iki njyewe mpe nahetse bikemera, nuko kina twise nkabyara bikemera, abandi batwita zikava mu bandi batwita. Yo haleluya! Yesu Kristo ni yamamare. Igihe kirageze ngo ushime Imana, igihe kirageze ngo wibuke aho yagukuye, igihe kirageze ngo wibuke imirimo myiza Kristo yakoze mu buzima bwawe, maze ujye uhora ushima, ujye uhora uhimbaza, maze ubuzima bwawe bube ubwo kuramya Imana no kwishima gusa. Imana itugirire neza, ngo mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka, dushyire hejuru izina rye. Nimumbabarire dufatanye duhimbaza Uwiteka, dushyire hejuru izina rye, tuvuge ibyiza yadukoreye, tuvuge imirimo myiza yakoze mu buzima bwacu, tuvuge ko yaturinze, tuvuge ko duhumeka, abandi bari mu bitaro bari guhumekera mu byuma byakozwe n'ubuhanga bw'abantu. We watanze iki? We wayihaye iki? Niki wahaye Imana? Hari ikiguzi, hari ubutunzi bwinshi ufite? Wibabazwa n'ubuzima uri kunyuramo, hari impamvu uri kunyuramo. Erega Yesu Kristo azaza abarira abaseka baseka. Wowe menya ko Yesu Kristo yagucunguye, wiyakire ubuzima urimo, wiyakire uvuge ngo Mana ukunguku nyine ndi niko washimye komba. Ahubwo igihe nikigera ibyo wizeye muri wowe uzabibonesha amaso yawe. Vuga ngo Mana ukunguku ndi wampindura igitangaza, wangira umuntu udasanzwe, wangabura, wanyambika, wampiriza akazi keza, wantuza mu nzu nziza, wamvana mu bukode, wankuraho ubugumba, wankuraho igisuzuguro cy'abantu, wankuraho amazina atandukanye abantu banyita. Wizere muri wowe, numara kwizera ubwira Imana ngo nizeye neza ntashidikanya kuri umwami wanjye, uzahora uri umwami wanjye. Uwiteka nakugirire neza, Uwiteka nagutabara, Uwiteka nakurwanirire, Uwiteka naguha ibyiringiro, Uwiteka nakuzamurire kwizera, kandi nukuri uzabona Imana, uzabona gutabarwa kwiza, uzabona imbaraga z'Imana kuri wowe, uzabona ubuhungiro. Imana itugirire neza, Uwiteka nadutabare kandi natuvuganire. Wa mubyeyi w'Uwiteka nakugirire neza. Ndabakunda cyane abakunzi babaho TV, nimwizere kandi musenge, mwe gucika intege, mwe gucogora. Uri Imana ikomeye, uri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Turagarutse tukubwira ngo Uwiteka we twongerere kwizera, twongerere imbaraga zo kugushaka, twongerere imbaraga zo kugushima uko bukeye uko bwije, twongerere umurava wo
guhora tuvuga imbaraga zawe, duhe kwibuka imirimo myiza wadukoreye, turinde kwibagirwa, ahubwo twibuke ineza yawe maze bidutere gukomera. Twebwe ubwacu ntacyo twashobora, ariko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ngwino dushoboza ababyeyi, ushoboza abagabo, ushoboza urubyiruko, ushoboza abana bari kuvuka, ushoboze ndetse n'abavutse, kugira ngo buri wese akuraze Imana, buri wese akuravuga Imana, buri wese akuravuga imirimo yawe. Ngaho nyemerera Data, tuguhaye ikaze n'akari mu mitima yacu, n'abari twebwe Mwami w'abami, ahubwo izina ryawe rishirwe hejuru, ahubwo kwera kwawe kuganze, ahubwo igitinyiro cyawe kigaragare kuri buri umwe wese. Uwiteka we, uturerere kandi uturindire igihugu ndetse n'abagituye, uzenguruka isi yose utanga kwizera mu mitima ya buri umwe wese, maze imbaraga zawe ziganze kuri twebwe. Urakoze kuri Imana yumva gusenga kandi gasubiza, tuguhaye icyubahiro kuko uri Umwami w'abami. Izina ryawe ni ryamamara. Urakoze Yesu Kristo. Amen, amen. Shalom, shalom. Ndabakunda cyane. Ubwiza bw'Imana buganze kuri mwe mwese mu nkunda kandi mu nkurikira. Nanjye ndabakunda cyane. God bless you.